ariko nanone aho ukaza gushobora gutekereza ukibaza se aho ntago waba ari wa muteguro w'abazungu, dore ko burya nta kintu na kimwe baba batapulaninze, bakaba bavuga bati n'ubundi turashaka kuva muri mafaranga asanzwe, fiat money tujye muri digitale, reka tugire ibintu tudurumbanya, noneho ibi bize kuza ari igisubizo cya biriya gutya na gutya. Kugira ngo abenshi muranabizi ko Jesala Nesala biratangira mu kwezi kwa mbere kwa 2026. Barashaka ko hagomba kubaho amafaranga abantu bashobora kwigengaho, ibi bintu bishobora kugenda bidurumbanya isi bikagira umurongo bifata. Aha ni naho benshi bashobora no kwita babihubuza n'ibi tubemo bya PI, ukaza gusanga n'ubundi niho cya giciro gishobora kuzamukira, niho PI ishobora kuzamukira, ugasanga niyo ije ari igisubizo cyo kuzahura bwa bukungu. Nabivuze neza, ndavuga ngo ni ubusesenguzi. Amahoro cyane, nizere ko mumeze neza. Ni DMD Jean Bosco ubasuhuza, maze igihe ntavuga ku mpamvu z'imirimo itandukanye, ariko si uko ntahari, ahubwo hari igihe imirimo ishobora gufatira umuntu akabura umwanya wo gukora ubusesenguzi bumwe na bumwe, ariko turi kumwe. Rero ngiye gufata akanya nse n'usesengura ibintu bike, utuntu dukeya n'amakuru nabonye, ababishoboye babibyaza umusaruro kuko nabyo biba ari ngombwa. Ngira ngo nk'abantu basanzwe bakora trading muraza kureba amakoini yose yaguye, mbese ni ibintu ubona ko biteye isoni. Ngira ngo abantu bafite amafaranga muri crypto bari baraguze amakoini barabibona ko habayeho shite ikomeye cyane. Rero ni ikintu kidasanzwe ariko gifite impamvu. Ubundi izi crypto nyinshi zose zishamikiye kuri Bitcoin, kandi iyo imwe cyane cyane mukuru wazo Bitcoin iguye, n'izindi niko zihita zikurikira uwo murongo, kuko niyo blockchain zubakiyemo, niyo zikoresha, ni mbese zidependinga kuri Bitcoin. Ibi bikaba ni n'ikibazo gikomeye twakomeje kujya tunavuga, tukavuga ko Bitcoin itaba ifaranga ryakoreshwa mu gutanga serivisi cyangwa se mu kugura ibintu bitewe n'izi shite zibaho. Rero iyo habaye ikibazo runaka, izi coin ziragwa zikaba zagira ikibazo cyane, abantu bagahomba amafaranga menshi cyane, cyangwa se haba hari amakuru meza zikazamuka abantu bakunguka. No kuvuga ngo ni ifaranga rizamurwa n'amakuru ahari cyangwa se n'impinduka zabayeho ku isi. Uyu munsi cyangwa se muri iki cyumweru, mu byumweru bishize, habayeho ikibazo muri Amerika bakunze kwita ngo ni government shutdown. Ni ukuvuga ngo habaho ubundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 batora ingengo y'imari, nk'uko no mu bindi bihugu bagira igihe cyo gushyiraho ingengo y'imari bazagenderaho mu mwaka ukurikiraho, buri gihugu kirabigira. Amerika rero mu gutora ingengo y'imari y'uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2026, abasenateri n'abadepite bananiwe kumvikana ku ngengo y'imari igomba gukoreshwa muri uriya mwaka. Bananiwe kumvikana, bituma habaho ikibazo gikomeye cy'uko leta ubu nta mafaranga ifite iri gukoresha, kuko ingengo y'imari ntiyasinywe. Aho rero hari harimo ibibazo byinshi byo kutumvikana ku ngengo y'imari, amafaranga agomba gukoreshwa mu buzima, mu buvuzi. Murazi ibintu bimwe na bimwe Donald Trump yagiye ahagarika bya USAID n'iki. So rero bagashaka ko ibyo bintu bisubiraho kandi Trump watabishaka. Munyihanganire nkora ubu busesenguzi kuko ni ngombwa ngo abantu bamenye n'ahantu ibintu bimwe bishobora kugenda biva, cyangwa se bishobora kuba imbarutso y'ibindi, ugasanga hari n'impamvu abazungu baba bakoze ibyo bintu. So rero iyo ngingo y'imari itabashije gusinywa, abakozi bamwe
babuze imishahara, abakozi bamwe amafaranga yagiye agenda abura mu buryo bugiye butandukanye, ku buryo byagize ingaruka no kuri crypto. Byagize ingaruka kuri crypto kuko abantu benshi bamwe na bamwe nyine ubwo umushahara utabonetse, udufaranga bashoye muri crypto batangira kudukurayo kugira ngo barebe uko bakomeza ubuzima. Habayeho ibibazo bikomeye cyane ku buryo n'abakozi bamwe bakora ku bibuga by'indege banze gusubira mu kazi, abarimu iki, mbese hariho ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu muri Amerika. Rero muze kureba neza muraza gusanga Ethereum yahoze mu minsi ishize iri ku 4,755, yaje kugwa hasi igera ku 3,435. Bitcoin yari iri ku 126,200, yaguye hasi igera ku 102. Zagiye zongera zisa n'izijajara zirazamukaho, ariko aha ni ahantu hasi hashoboka yageze. BNB yari iri ku 1,347, yaguye hasi igera kuri 860. XRP yari iri ku $3.9, yaguye hasi nayo igera ku $1.25, n'izindi ntashobora guhita mvuga muri iyi voice nona. Ibi ni ibintu bikomeye cyane byabayeho, kandi wenda ushobora kubyumva ukumva ni ibintu bisanzwe, ariko ni ibintu bidasanzwe kuko crypto zaguye cyane cyane, ndetse kandi ziracyanagwa igihe cyose batari bamara kumvikana neza ngo bemeze ingengo y'imari, amafaranga agakomeza kubura mu gihugu, ababitse udufaranga muri crypto kugira ngo ubuzima bukomeze nitwo basigara bacungiraho. Hanyuma rero ibi byigeze bibaho, muze gushakisha amakuru. Nge mu makuru nagerageje kubona byigeze bibaho muri 2009. Guverinoma cyangwa se abadepite n'abasenateri b'Amerika bananiwe kumvikana ku ngengo y'imari, bimara hafi amezi 2 bataramara kuyumvikanaho ngo bayitore. Igwa ry'ubukungu ryabayeho ku rwego ruteye ubwoba, ibintu birahenda, ibintu birabura, amafaranga arabura. Ari naho hahise hazamuka kugira ngo n'ubukungu buzahuke. Icyo gihe niho Bitcoin yatangiriye urwo rugendo, itangira gusa n'isubiza ibintu mu buryo, haboneka ifaranga koranabuhanga. Abantu bazi ibintu by'amateka by'amafaranga muze kugenda mubabaza, muze kureba Bitcoin niyo yazahuye ubukungu. Naje kwibaza, ni monanalize, ni ibitekerezo byanjye, ni ibyiyumviro byanjye bidakuraho iby'abandi uko babibona. Naje kwibaza ndavuga ngo ese iyi government shit down ikomeje gutya byaza gutanga iki? Cyane ko abasesenguzi bamwe na bamwe bari kuvuga ko iki kibazo gishobora gufata intera ndende, kubera ko abari kwanga gutora ko iyi ngengo y'imari ishyirwaho, nuko nabo bari gusaba Trump ko icyo yari yaratoye cyangwa se yari yarakuyeho cyari amafaranga agenda ku bijyanye n'ubuvuzi na biriya bigo bya USAID ko byongera bigasubiraho, kandi Trump yarabyanze. Hari n'ibindi bintu byinshi Elon Musk yari yarakuyemo. Murabizi ko yari yaratorewe mu kuyobora icyo bita Doge, aho bagiye bakuraho ibintu byinshi ngo hano amafaranga ya leta yagendaga mu buryo budakwiye. Ibyo bintu byinshi bo barashaka ko bigaruka muri systeme, kandi Trump ntabishaka. Rero abasesenguzi batandukanye bakavuga ko hashobora kuza kubaho ikibazo gikomeye cyo kutumvikana, ku buryo iki kintu gishobora kumara igihe kinini. Aha rero haraza guhungabana ibintu byinshi cyane, haraza guhungabana ubukungu buraza guhungabana cyane, ku buryo bishobora guteza ikindi kibazo gikomeye nk'icyabaye muri 2009. Ariko nanone aho ukaza gushobora gutekereza ukibaza, se aho ntago waba ari wa muteguro w'abazungu? Dore ko burya nta kintu na kimwe baba bataplaninze, bakaba bavuga bati n'ubundi turashaka kuva muri mafaranga asanzwe, fiat money, tujye muri digitale, reka tugire ibintu tudurumbanya, noneho ibi bize kuza ari igisubizo cya biriya gutya na gutya.
kugira ngo abenshi muranabizi ko Jesala Nesala biratangira mu kwezi kwa mbere kwa 2026. Barashaka ko hagomba kubaho amafaranga abantu bashobora kwigengaho, ibi bintu bishobora kugenda bidurumbanya isi bikagira umurongo bifata. Aha ni naho benshi bashobora no kwita babihubuza n'ibi tubemo bya PI, ukaza gusanga n'ubundi niho cya giciro gishobora kuzamukira, niho PI ishobora kuzamukira, ugasanga niyo ije ari igisubizo cyo kuzahura bwa bukungu. Nabivuze neza, ndavuga ngo ni ubusesenguzi bwanjye butakuraho ubwawe, bitakuraho uko ubyemera n'uko ubyumva, uko waba ubyumva kose it's up to you, ariko muje gushishoza neza muraza gusanga ko hari ikibazo cyabaye kandi gikomeye kitaranarangira kugeza uyu munota, kandi icyo kibazo nigikomeza gutyo uko gifata iminsi n'uko gifata intera niko ibintu birushaho kugenda bidogera, ibintu bikaba bibi. Ibintu rero uko bigenda birushaho kuba bibi, bamwe bateza ikibazo abandi bashatse n'igisubizo cyabyo, cyangwa se ibyago bya bamwe bikaza guhinduka ibisubizo by'abandi. So birashoboka byose. So rero ni ubusesenguzi bwanjye, ariko nk'abantu basanzwe bafite ibintu bya crypto cyangwa se abantu b'abatrader, nicyo gihe cyo kugura coin, ariko nabwo bagashyiramo analize nyinshi cyane, kuko coin nyinshi ziracyari mu murongo wo kugwa, tutazi ngo bishobora no kurangira ryari, tutazi ngo bishobora gufata intera ingana ite. Birasaba ko ubikora wese akomeza gushakisha amakuru, akomeza kumenya ngo ibintu biri kuva he, biri kugana he. So murakoze cyane rero, mugire weekend nziza, mugire menage nziza. Reka mbaho screenshot tumwe na tumwe kukuntu coin zigiye zihagaze, ariko icyo ndababwira nuko hashobora kuba hari ikintu kidasanzwe kiri buze kuvuka nyuma y'ibi. Hashobora kuba hari ikintu kidasanzwe kigiye kuvuka nyuma y'ibi. Hari abasesenguzi bamwe babikoraho, bamwe bakabatera amabuye, abandi bakabatuka, ariko ntabwo biba ari byiza umuntu kuvuga uko abyumva. Ntabwo biba bikuyeho uko ubyumva, cyangwa nta nubwo baguhatiye kugira ngo wumve uko abyumva nawe ari kubyumva. Uko abyumva nuko nawe kubyumva biguma nuko, ariko buri wese ashobora gusesengura uko abyumva. Ariko aha hari ikintu kidasanzwe gishobora kuvukamo. Be ready. Mwarahezagiwe kuba mwaramenye Pi Network, mwarahezagiwe kuba mwaramenye Sidra. Hari ibintu byinshi bigomba kuvukamo byanga bikunda. So rero reka tubifurize kugira ibihe byiza, Imana ibahe umugisha. Ni DMD Jean Bosco.